Murakoze kugarukana none bakunzi bacu ba Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, like and comment kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi n'ahandi hantu turi muri Nyarugenge aho bita Rwamara kabisa, niho twagiye gusura. Hari abajene batandukanye bitinyutse bafite akazi kabisa gashimishije, aho twahagaritse umujene umwe muri abo ngabo twifuza yuko yaza kutuganiriza akabaganiriza namwe mukamenya ikimurimo, mukamenya se ni iki kiri kujya mbere mu gace ka Rwamara nkuko twabasezeranyije yuko tuzajya dutembera agace kagize igihugu hose tugerayo kugira ngo mumenye ati urubyiruko rwacu rugeze rwiteza imbere, kugira ngo tumenye ibyo ari byo gake gakeya. Nimba warakoze subscribe, kora subscribe, kora share, like and comment kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagaruka mu kanya, murakoze. Murakoze kugarukana none bakunzi bacu ba Iwacu Family TV, bashishikariza gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngira ngo uyu munsi murabona umujene umagaze imbere kabisa, ni umujene mukuru aransumba gake gake, ariko nanjye ntawamenya hari igihe byazakunda nkegera hejuru gatoya uko bizagenda bikurikira gake gake. Mbo aratangira twibwira, tubwira amazina ye, ahaherereye, ahatuye. Bro, bimeze gute first of all? Ameze neza nta kibazo. Imeze fresh? Yes. Amazina bakwita nde? Amazina nitwa Tuyizere Emmy. Tuyizere Emmy? Yes. Uherereye agana he cyangwa se utuye agana he? Ni muri Rwamare mu karere ka Gasabo. Ahangaha ni muri Rwamare se mu karere ka Gasabo? Ani bishi mu karere ka Nyarugenge. Ka Nyarugenge. Urakoze cyane. None aho kwivuko ni agana he? Ivuko ni Nyagatare wacu. Nyagatare? Yes. Nyagatare niho ukomoka? Niho waturutse? Niho mu rugo. None watuganiriza muri makeya ubuzima bw'Ikigali ukuntu wagiye butambukamo gakeya gakeya? Ubuzima bw'Ikigali nyine aba ari danje, gusa nyine bisaba kwihangana ugakora ushishikaye ku kazi. Ewana umuntu ubundi iyo yavuye mu ntara nyine aje gukora aba agomba gushyira umutima ku kazi nyine agakora tu. Uri kuvuga ngo ugomba gushyira umutima ku kazi. Akazi ukora nakaye, ukora akazi kameze gute kagendanye n'ibiki? Ubu ngubu akazi ngiye nkora ndi umukanishi, ndakanika amagare, moto, ibintu nk'ibyo. Uri umukanishi? Yego. Uzi gukanika byose? Cyane. Moteri yapfuye urayikora? Byose ndabizi, kazi ndagakora neza cyane. Hari igihe usanga umuntu ari umukanishi yumva ko ari umukanishi ariko ugasanga ari natazi gukora byose, wora bicapa kabisa ni kwa he? Ngiye byose ndabizi, mba narabyize nyine, ubwo mba naraje gushakira akazi na muri Kigali ndebe ko nanjye nakwiteza imbere nyine nk'urubyiruko tu. Ukorera ubukanishi se agana he? Ni muri Rwamara hano hepfo. Okay, ubwo ntari. None se wabaganirije muri makeya akazi k'ubukanishi gakorwa gute? Hari abantu hano ngaha baba tazi ibijyanye n'ubukanishi, wenda n'ubimenye ubusanga ari uko atunze imodoka, ariko hari igihe ushobora gusanga ku muntu udatunze imodoka atazi kubijyanye n'iki n'ubukanishi. Niyo mpamvu rero nagiraga ngo ubasobanurire muri makeya ubukanishi ukuntu bukorwa, se bukorwa gute, kugira ngo n'umuntu utari umukanishi amenye ukuntu umukanishi abayeho mu buzima bwe bwa buri munsi mu bijyanye n'akazi kiwe. Nicyo ngicyo nshaka ko usobanurira abanyarwanda. Ubukanishi rero ni igikorwa ubundi umuntu ajyamo yarakize. Hanyuma icyo gikorwa mbega iyo umaze kukiga jyamo ukakanika nyine bisanzwe, baza amagare, moto, ibindi bikoresho biba bihari, cyangwa se bitewe n'umuntu yaguhaye akazi. We icyo wimvamo ni uko uba ushoboye akazi, biragenda nta kibazo tu. Biragenda nta kibazo? Yes. Kuba umukanishi bisaba iki? Ikintu bisaba kuba warabyize, hako hari n'igihe wenda uba utarabyize ukaza nk'ahantu bakakwigisha ugakomeza ugakanika nyine naho bakwigisha bisanzwe tu. Kuri kuvuga ngo bakwigisha bisanzwe cyangwa warabyize cyangwa bizi, nta bikoresho bisaba se gukanika? Ni byinshi birahari. Babwiremo bike twumve. Ibikoresho bisaba rero kugira ngo ube uri umukanishi nyine, hari igihe wenda biterwa n'ahantu uba bisaba kuba ufite za gaze, kwambara imyenda y'akazi. Iyo uri umuntu wikorera, wenda uvuge nkanjye ufite akazi ku muntu nyine, we ibikoresho aba byifitiye,
rumvikana kuba nkiri umunyeshuri ibikoresho byo ntacyo biba bifite kuko ababyifitiye nyine. none se reka nkubaza ugiye nko gukanika urugero nka moteri yapfuye atari ukuyisimbura wenda ari ukuyikora uyikorera ngahe? Nka moteri yapfuye y'imodoka cyangwa ya moto? Okay, iya moto cyangwa iyi modoka ubwo uratubwira uko ari bibiri. Moteri ya moto. Nawe ukanika moteri ya moto bigoye hari igihe tuguca 10-15 gutyo biterwa n'akantu kapfuyemo muri moteri. Hanyuma iyi modoka biba muri 25 maho gutyo. Bigiye biterwa n'akantu kaba kapfuyemo, iyo bigiye ari akamafaranga make natwe tuguca make. Akabakanisha bakunze kuvuga yuko ngo mugira amafaranga menshi cyane, nibyo? Ntabwo byaba amafaranga yaraboneka. Faranga yaboneka cyane kuko ubukanishi ni ikintu cyiza umuntu aba arimo amafaranga atubutse. Nawe urayabona se amafaranga abandi babona, abandi bakanishi nawe ayo mafaranga akugeraho? Faranga yo ntago yabura, abahari bakakanya kabisa urayafite. Sibye kaba ari kuri telefone nyine ariko abahari. Akayinaje ndakanywa se? Shobora kukanywa. Nshobora kukanywa. Yego. None se undibaza sibyo weho uyu mwuga waje kujyamo gute? Umwuga rero ko nawutangiye harize maze kwiga mu rugo baramfasha njya kwiga mu bijyanye nyine no gukanika. Hanyuma ndavuga ati rero ubwo maje kwiga ibintu byo gukanika reka njye gushaka akazi muri Kigali. Hanyuma nza gushaka akazi ngira Imana ndakabona ntangira gukanika nyine bisanzwe. Bivuze ngo nta shuri wabyizemo? Ishuri ryo ntago ryabura ariko ntago ngiye nigaga muri ya mashuri babyigishamo cyane, ahubwo ngiye natangiranye n'umuntu nyine unyigisha ngenda bimenya gake gake. Noneho maze kubimenya nyine nanjye mpita njya gushaka akazi nyine amaze kubinyigisha mbega. Ubu amashuri asanzwe wagarukiye mu kangahe se? Amashuri asanzwe nagarukiye senior 1. Senior 1? Yes. Kuki bitabayeho ko ukomeza ngo usoze? Byagenze gute? Habayeho akabazo ko kuba ababyeyi batifashije, ntago mbega amafaranga ntabwo yabonekaga kuba ngo ngomeze amashuri nyine. Ntago byakunze. Byaranze tuyakatira aho ngaho uraparika? Ababyeyi ntago bari bafite ntago mbega bari bishoboye kuba banyishurira ngo nkomeze amashuri. Urumva byari ikibazo, nta mfite umubyeyi umwe, ntago byakundaga nyine kuba nakomeza amashuri nawe atishoboye. Mpitamo iyi nzira nyine tu. Hitamo iyi nzira yo kwigira kuba umukanishi? Nahise mva mu ishuri mpita njya kwiga gukanika ndabimenya gutyo. Ninde wakugiriye iyo nama se yo kugenda ukaba umukanishi? Umuntu wangiriye inama rero ni mushiki wanjye niwe wambwiye ati hari ahantu hari umugabo wakwigisha gukanika wajyayo akakwigisha nta kibazo. Mfata inzira njyayo aranyigisha. Ubu ngubu narakoze nshaka akazi ndakabona nanjye ndakora bisanzwe. Tugeze kuri uwo mugabo wari ugiye kwigisha gukanika nako nta kintu yigeze agusaba ko wamuha we yabikoze gutyo gusa? Abona yari uwo muri famiye, ntabwo yari kunyaka ikintu, ari uwo muri famiye. Yaranyigishije kuko yari uwo muri famiye nyine ndiga. Kakanya ubu wamubwira icyo umuntu wagufashije ukabasha kubona akazi nyine ukabasha kwiga akazi akanya ukaba urimo urakora, wamubwira iki? Namushimira kuko ndanamukunda, nzahora mukunda, n'umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye, ndetse nzajya no kumusura mushiriye izimana mbega no kumuzimanira. Twihuse gatoya tugana ku musozo, ndibaza hari ikintu nshaka kukubaza umbwire, sibyo? Ni ibiki ubona bigoye muri Kigali, nk'ibintu bitatu ubona bigoye bikunze kugora abajene nyine mu kazi kabo ka buri munsi cyangwa se mu mibereho yabo ya buri munsi? Ni ibiki bitatu ubona bigora abajene ba Kigali batuye hano muri Kigali? Ikintu cya mbere kigora ni ukubona amafaranga wishyura landirodi. Amafaranga wishyura landirodi bigora bite? Icyo kintu kiba kigoye cyane kugira ngo uzapfe kuyabona, biragoye. Icya kabiri ni ukubona amafaranga y'umunsi.
ikindi cya gatatu abakobwa b'ino Kigali nabo baragoye cyane. Bagize gute? Baragoye cyane. Baragoye gute? Ntabwo wabyumva, biba bigoye. Ntabwo uzabona umukobwa udasaba amafaranga nawe. None nashe rugira se? Ndi singo gusa nyine ndi kubishaka, niyo mpamvu ndi kukuvuga ati baragoye nyine. Aba bari abaza bashaka amafaranga kandi urumva kubona amafaranga ni ikibazo. Bivuze ngo mu bintu bitatu bigora abajene n'abakobwa barimo mu bintu bigora abajene ba Kigali. Ntabwo byabura, ibyo ni ibintu bigore cyane. Nawe birakugora cyane. Musa ntabwo byoroshye kabisa. Ntabwo byoroshye. None se twihuta gatoya, ndabizi neza yuko utabura ikintu ubwira abanyarwanda cyangwa ugira icyo basaba ubone kugira ngo tudufunge ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikintu nabasaba rero ni ugutega, wenda kamanze mpere ku babyeyi, gutega amatwi abana babo. Ikintu babasaba, wenda nimba umwana ashaka kujya kwiga mwemerere, nimba ashaka kujya kwiga ubwo bukanishi ubyumve, umwemerere nta kibazo rwose, umwishyurire, kuko ni ikintu cyiza burya kwiteza imbere. Aba ari ikintu cyiza, umwana arakora nawe ukabona ko wabyaye neza. Urakoze cyane kabisa kubana nacu, urakoze cyane kabisa kubana natwe muvandimwe cyane. Namwe murakoze. Sawa bakunzi ba Iwacu Family TV, nimba utarakoze subscribe kora subscribe. Ikindi wakoze gukurikirana kino kiganiro ukabasha kudukurikira, kumva inama z'umuhungu, kumva imibereho ye ya buri munsi ukuntu imeze, kugira ngo ubashe kumenya amakuru y'ibigize urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda no n'ahanga muri Kigali. Uyu munsi twaba twari twasuye mu kace kitwa Rwamara hano ngaha muri Nyarugenge, akaba ariho twari twahuriye n'umuhungu w'umukanishi, akaba yatuganije kandi yatuganije neza, twabikunze. Nizeye ko nawe warebaga kino kiganiro wabikunze, and then ubwo tuzahura ubutaha ku kindi kiganiro. Kora subscribe, ukore share, like and comment. Mwakoze kubana nanjye.